forume zirakomeje mekanike witwa nuze yarateruye umuntu akubita hasi kubitira umuntu Nikakure oya Ramon nirugire yabo yakontroye nawe umupira arawitangira arangije reba uramusize mutipa barawujyanye unda ko aramwasa iyi ni penalty rwose rwose Hano Celestin atabwa ati kabiri butuyihute sembuka baretse urebe umupira yawo mwambuye uzi nk'iyi match ugize ibyo bakaba bibiri ari action wenda ya nyuma ya match hano penalty bakayitanga oya ntibayitanga ikipe uyikosoye ariko ikipe ya Kiyovu byari bingahe subu hano byari bibiri yes urumva byari bibiri hano donc ikipe ya Kiyovu agomba kuhita itsinda ikaridinga umukino kahita ibigera bitatu bibiri urumva niho abantu abayavura rwose bavuga bati twaribwe n'utwa Celestinus ariko Celestin ubundi kuki bamuhatiza match zikomeye abasifuzi ntabahari baragira ngo nyine agaragara nese zakivuze ariko zisifura kenshi nazo kubona sifura nyinshi match ya APR na Gasogi yari komeye kumvisha ko ijuru ni harimo match zikomeye ariko niyo yari match ya juru ne iyi niyo yari match ari kibazo kwimuha ni ikibazo hegeragaze nyine yuko abantu abaprove rongo ariko birangira ahubwo ahubwo nazange nk'abandi azangira iki se sindi tayari simeze neza cyo ni ikibazo ese ko rubisa hari international sifu ya pena Gasogira urisi oya sifu ahubwo rero nabugesereje ko ari nto kuki batamuhaye match bone bwo ari match ikomeye sifu n'ubushize Celestin bamuhaye match yandera ni urisi ya sifu rero kuki yemereza match kabuze ko atari tayari haramwe mukura na Reyo na Kiyovu na Mukura niyo yisifuye Kiyovu na Mukura se donc rega kare reka ngwere match zikomeye hari kintu cyane yewe mva nkubwire amakuru mfite ubwino mfite hari abasifuzi basa nk'abari gutegurwa yuko igihe wenda bizongera kubonekera occasion bagomba gutanga amakandida kubyo hatazongera kubona izina rwa Serena hagati ya nkuko byageze kuri Patience ndetse na Ntozo buriya n'uyu nguyu ni umusifuzi ku ruhande yo Justin mpuzamahanga uzimya oya ninde ni Eric bambwiye mugabo uyu mugabo nawe ni international none se kuki mutarama namwe ngo hari abasifuzi dushaka kugira ngo tugaragaze ko impaka zacitse burundu oya nawe narayifite kuko andi makuru mfite nuko Saidina Ntuza nta match bari kubaha kuri iyi minsi oya Saidina arazibona barabizi ko Saidina yari hirgiye mu mivyuko nejo bundi ikipe yibyeho nyine match akimara gukora ikosa kuri cya gitego cya peri ntago bacyandika ngo bavuge ngo bigenze gutya hari igitego yanze ahubwo babahagarika bucece banamuhagaritse bucece n'umuntu utanunata bwiriza arayimo ariko sikonika kumubona none ati barabika muri designation niho babone bagahamagara ati bimeze ko tutari kwibona none ati mungu wanje bimeze ati ko tutari kwibona bimeze bite akavuga ati none se bigenze bitegire ubwo nta bundi buryo buhari gusa ariko umuntu wita Justin we Evan akomeje gucimanga ahubwo kuki atamuhamagaye ngamubwira ati bimeze bite si wari ku ruhande se hano Justin ari ku ruhande hano kuri side niyo ari premier assistant assistant wa mbere ariko byari vision yari iyi ngiyi uyu mutara Celestin naharebaga rwose no magnifique nabigumishirije rwose abantu bari kwibona neza Celestin yarabirebaga gatanu kandi kuko hari n'indi penalty magnifique aze kuyishaka haraho bishira yawukoze ariko ho umuntu nabashije ho harimo 50 ya indi sizi match nabo ntago movement y'ukuboko na penalty hanini iri gusa na penalty ariko umupira wanje gukora ku mubiri w'umuntu si yejo ubwo neje rabaye umupira uturutse ku nda urugendo ukora ku kuboko iyo ufite ikindi gice umupira wanje gukoraho oya nta handi wabanje gukora ariko nanone ukuboko bareba ibintu byinshi iyo kutideplashije ngo bari ko kujya gushaka umupira umukabona se nk'washatse no kuguhisha umupira ukaza kubitaka akawikanga agashaka no gukubita amaperiye ni shabarara ngo ndukunda zindi ariko hari igitego yatsinze muri Angre ifunze nicyo gitego gikomeye cyane yatsinze nabonye ariko nabacimaka numwe mu bantu bajya kunda kuvuga ko datsinda kuri match zikomeye ariko hanga rwose avuze ati reka ko urane rutine umuhayira passe yatanze passe rotitabaho tutamenyere hano mu Rwanda nibasubize inyuma urebe basubize inyuma icyo gitego reba
aho dore Tchabalala yaramuhaye none sasa Rote aramusigira baba we none sasa bura Tchabalala urabona umutaramu wawe Serumogo afite n'ukuntu yahura mu bikorwa byose ahantu hose mu giti nabwo urabibona ahantu hose ariko muri defense iyo muri bacu bundi hari no gutsindira muri angre cyangwa akagishota cyangwa akarujugunya ibitego bitatu wenda Kiyovu gutsindwa uzandebera ko Serumogo ntumubona muri icyo gihe muri ibyo bitego cyane no mu myanya itari ubansobanura usibye guhagarara nabi reba ukuntu ahantu bahagaze dore ko bimeze mbese nk'uyu uyu agitsinze wamwumva ariko hari ikibazo kiri taktiko cyo guhagarara nabi mu kibuga kuba kinyuma wakoze kosa nuriya wasigaye n'inda yishimetsirire ukuntu uri guherekeza abantu cyangwa subiza inyuma action reba Thierry ndayishimiye subiza dore Thierry ukuntu Rote reba ari Rote ari ariko hari bamukinye inde Uza tangira action none aze yitangira urebe Thierry afitemo akantu k'akende sprint donc ari ukuntu uri dore nguri yari imbere ya Rote ari imbere gute ubu bagiye gucenga se uyu nguri imbere ni ntuza ni Dieme uhagaze neza noneho Serumogo yagomba kujyana na Nyarugabo nyine kugira ngo urumva niba mugiye kwataka hepfo muramanuka bakabiri bakaza kugukuvura muri defense kuko gatata bayagiye kuko iki gitego niyo muzamu yibeshya gasevinga cyari kwinjira hari undi wari utagisobya ariko ubundi iyo bigenze gutya hano Serumogo nta kosa afite umuntu ufite ikosa ni Frodouard Celestin hari ko Senguriya ari aherekeje Rote yasigara bamukiye sigara kandi ari we mu yigariro yo wibagiye yaramaritse Rote no yaragiye bamakina dore ukuntu bimeze nuvuga ngo Rote yaramaritswe n'umuntu bita Thierry ndashimiye none sasa Tchabalala azamukana umupira none Rote amukubita nka Jedi Cor amurya intambwe imwe amuhereza umupira Tchabalala none Celestin nk'usigaye inyuma azagenda na gakeya rekora action yo kunari kugenda agenda inyuma y'umuntu bita ni Rote agarura umupira muri surface do hano hari rwo agarikaho wanasa no bivuyemo ahangaha rero umuntu w'intervene yo nimero kandi ubona Abedi yagarutse rega baraterina Abedi nguyu yagarutse Mukaseri hano niyo agomba kuba ari muri penalty abantu bano Mukaseri ni savinga bano ba mediateur baraterina urana umupira uro Kiyovura utakaza urumva none ari ukuntu wari usanga nka box to box nka kuya kwa Abedi ahita hano umwanya na ntuzana na Frodouard agasa nk'ugenda bibaho cyane byo nibisanzwe kandi urabona ko Abedi hano arahagaze nta kosa birimo kuko hariya ikintu cyose ruze gukora kuri Tchabalala ryari kuba rikosa yari kuba penalty urana bari kumwe na Tchabalala simutari kubibona none sasa urana Nyarugabo kuneza ubwenge aravuga ati ndi kubona Serumogo ari kugenda atandeba asa nk'ugaruka buriya yari gutanga indi solution ya kabiri kuri Tchabalala yashaka umupira ari kuwutsinda cyangwa akawusunika ku rundi ruhande kwa Nyarugabo rekura action rebe banyafi abantu bari tayi we Serumogo yako yagezeho abana yanabifemo rwose reba Nyarugabo reba Nyarugabo icyo kugenda nk'ugiye kudefanda vugisha ukuri nk'umuntu ubona ko ibintu ari mu kaga ariko Thierry na match ishize yakoze amabara ku match ya Gasogi bigaragara ko sinzi nimba imikino myinshi nimba uko yamaze kongenderwaho nta competition ahubwo Aimable ngira ngo nicyo ndi kwibaza kuki Aimable atarahamba kuri sinzi impamvu kabitse Aimable atakinye match ariko sinzi nimba ari suspension turaza kureba neza ariko mugani yarafite naba Amza batubwire impamvu Aimable atari muri uyu niwe Jihad ariko uyu nuza nawe Jihad nze y'u Rwanda nababwiye ati ihene bayitamweru umunsi umwe ariko Jihad bukiri tarishije nababwiraga ntuye Jihad turi kuvuga hano bakinyi b'Abanyarwanda nimubazi ngo Aimable ararwaye arakoze mutangaza gusa ariko ngira ngo ari iyo match byanze no kumuzamu biragoye kenshi ko asevinga kuko nta hantu wambwira ngo hari umuntu usibye no rugiye twabonye akundibra nk'iyi acceleration ya Tchabalala kwera Tchabalala imyaka ye niyo kugira gute ariko ikibazo cy'abazamu cyo kirakomeye ibyo uvuga nibyo ikibazo cy'abazamu kirakomeye nta kintu uzi ko ino champion umuzamu ujya kuba consistent kubyo niko satsinzwe mu gitugu wabona uko bisobanura ni se bwatonye no kandi no mu mahanga umuntu bita Jean Pierre wa Peri hari igihe yamaze ubona nyine ameze neza ariko uyu munsi ni impunzi nyine ari Haji wagiye ariko ngira ngo n'abatoza babo bafite ikibazo kuko Haji akiri hano wa Peri abazamu ba Peri bazamuye urwego bose wa mwarabu w'umusaza wakina ikipe y'igihugu ya Maroc uramwibuka watozaga abazamu bakavuga ngo atoza n'abazamu n'abatoza b'abazamu kubera kurya bitandatu yari na offside ariko urumva aho agendeye abazamu basubiye inyuma ba Peri witwa Jean Pierre ari hasi shayi Kigali yari rwose bwari ubwasisi bimeze nkaho rwose ari ubusabane Zera wese Juma
pari irimo hano nta pari irimo hano abantu ko biyunze bimeze bite match ya mbere Shabasa kiragitsinze Jihad ahubwo ni bwo yanunguriye Jihad ni yanunguriye ahubwo ye baba we mbega Chabarara Jihad irabaro yamuciye hejuru direct ikosa ry'umuzamu ariko yego AS Kigali harimo mu myanya baguze wenda bitagize ariko ikipe bundi irubakitse irubakitse mwigurimo nibibaho ubundi none yo assist ya Rote Rote z'umupira iyi rero iya AS Kigali yakinye gutya niyo twakagombye kujya tubona muri champion ikaba atari ikipe ijya kugira ngo ijye inyuma icunge igizamuka muri counter attack yagombye kuba ikipe yiyamina kuko ifite abakinnyi bose banini bakuze bazi igikwiye n'abakirimo batoya bafite experience yagije n'abanyarugabo wahetseho nka sezimwe mukura yarahetseho ya kipe y'Ubugesera iri ya Heroes na muri champion y'ikiciro cya mbere bafite imikino myinshi muri wo amaze kugira experience umuntu ko ari bambwira ati urakoze cyane uwo muntu ukubwiye ko Aimable arwaye arakubeshye Aimable namubonye mu kabari saa 7 z'ijoro basanga arwaye hango ubwo wenda arwaye imvune we cyetse niba ari imvune Kasa hitabwira gitare cy'amahanga yaravunitse Kasubona we ntukora nk'abantu wowe utandukanye n'abana b'abantu birirwa batwaturiraho muramubonye apfukamye aho felicitation kuri Kasambu Kasa rwose ubushobozi wawe bufite ikipe z'impose ufite amazina Chabarara bufite bande baba Chidi Benzi bavuga Rashid ufite baba Muraperi Baronse Juma ufite ba Harun ufite ba Sef ufite abantu bose ufite ikintu cyatuma ari wowe wempoza ikipe iyo ari yo yose hano ku butaka bw'u Rwanda so ubwo nibyo rero ngira ngo kuri match none ko kugeza kuno munsi tubona ko AS Kigali defense idefanda tukabona ko no defenseur bayo ngo hari kwivugura ngo kwabaye mu gihe tubibona kubera ko abakinisha badefanda ubundi ntibyakagombye AS Kigali yakombye kugikina abadefenseur tubona gake yataka kuko urabona ngenda bizi neza ibi rwose bino mikino itatu jewe badatangira bamutsinda ibi bitego ntago yari kwataka gutya ntago twari kubona gutsinda kimwe match akashoboza ntago twari kubona ko ikipe ifite ubushobozi bwo kwishyura ikagutsinda kimwe akabroka gatsinda kimwe akabroka AS Kigali rero nubwo atari benshi ariko ni bake beza barishimye pe ariko umuntu bita amafoto perezida ubu yabaye ya kabiri Shema Fabrice ubu ni ya kabiri Shema Fabrice yayirusha amanota abiri banganya imikino ibyo birarane tutabibaza cyane nivuga ngo AS Kigali ni ya kabiri ni ya kabiri iyo karaso muzanye ntabwo ni ya mbere ya mbere we kuri guyishyiraho rero ni wari ya mbere nivuga ngo rifite 25 mu mikino 11 AS Kigali 23 n'amanota abiri banganya imikino abantu byumve ubwo Kiyovu nubwo ari ya gatatu ariko ifite imikino myinshi binavuga ko nk'ikipe nka za APR zayicaho nuvuga ngo nka APR itsinze match yayo itaha ya AS Kigali yahita ica kuri Kiyovu cyane Kiyovu yakwisanga iri ku mwanya ubwo wa kane ikipe yitwa Kigali ifite ubushobozi bwo kuba yakwitwara Reyo birakandira kuri Gorira jo ngwira ubavu bayicenze bari bayishe naze ndi kumwe nawe n'abantu urabona izo rikere abantu bari kutwereka bari kuri YouTube muribona muri Wine and Liquor hano hasi muri Ikaze House umuryango ubanza abantu bose aramutarama ariko yaradushimiye yarambwiye ati nene nabuze ahantu ndangurira akawe nakunda wine cyane oyavezera hari izitwa za Shine kwa none hari izitwa za Rato nibazaki nuko ngo namave ari muri top 10 y'umwaka wa 2022 turimo hari aho wenda no aze kuhagarika nimpabona hageze urumva Magnifi hari nto rwatangiriye nuva aho ngaho kuri izo za Martin nazo zari zarabo aho fataho iyo urenze ko urayibona kare iri yibanza hejuru iri ni igura 9,300 iri 13 iyo ya kabiri yihorere ujye ku ya gatatu ujye gusa nkaho irimo bururu bwijimye ire yitwa Bororebo igura 5,500 gutyo iyire ikurikiyeho y'umukara bayita Kivasi 25 igura 530 ni imyaka ibimaze imyaka 25 iyenzwe hari Kivasi iri munsi yayo y'ubururu iriya ni 18 hari niya 21 zitwa ziteye ubwoba izi ni inzoga udapfa kubona ahantu ariho hose abantu bakeneye amarikeri amawayini amashampanye y'ingeri zose zitwa za peri witwa Muzehe Mfizi yarambwiye ati wavuze rikeri ndetse ngo hari navengo twavuze aravuga ati nayiherukaga kera Mfizi afite buzukuruza ariko nube niba abasaza bafite $1 baba bari ku kibuguzo ariko bari mitungo ye
bamuha raporo ayandika ahantu yarambwiye tubavuze champagne ngira ngo urabeshya ndiyizera yohereje umwana avuga ati yayihasanze nubwo yamuhenze yiguze 900 ni champagne babaranyweye muri za 900 yes reka champagne ziratandukana hari intoya zino za Moet na Shando tumenyereye ariko hari na champagne zindi ishobora guturika kuzura ino nzu yose none se nkizitekera nabonye bakunda abakobwa kuri za toti izi kamino yazo igura 27 hano hasi ariko ifite na class azuru igura 900 nuvuga ngo hari inzoga 2000 ubwoko butandukanye ni hano ku ikaze house umuryango ubanza abashaka kurango yo na hotel ukeneye icyo kunywa ni 07 81 rihera 0783352334 0783352334 nta kinyobwa kiba ku butaka bw'isi kitariyo urutujyanye nashireho felicitation kuri AS Kigali ntabwo ari benshi hari ifoto ushobora kubonamo AS Kigali yose hariyo mbonye hano haburagamo nk'umuntu umwe uyu no muntu anyumvise nabi yitwa Jerome Mugabe neza ngo regisi yutinda ku mavinyo uko utinda ni kuryoha ni nako henda izo za 2020 oya ndavuga iziri kuri top nuvuga ngo buri mwaka baravuga ngo inzoga ya mbere ni champagne ya mbere ni numva muri top 10 z'uyu mwaka ziba zarenzwe wenda nko mu 700 800 gutyo kuko inzoga abantu babyumve neza buri cupa rigiye rifite amateka meza kandi gihariye atarahindutse uko ibihe byagiye biza ntizigeze zirogowa nibi ntago rwango ziba zarenzwe uyu mwaka sende wayinywa nanjye ubwanjye sinanywa inzoga y'uwo mwaka bikareka iyo nywa y'imyaka mike ni 12 kivasi imaze imyaka 12 ni buri iri mu icupa okay kandi ubwo nawe babara amabura kindi hari ifoto mugani magnifique ana ko insinzi ryo uyu ni muzee wa kazi uyu mama yarahageze yarahaseseka Mariza arahari ariko bazamuhe titre izwi kugira ngo batazagira n'ibindi bagenda bitiranya bakavuga ati wenda aba muri AS Kigali ku mpamvu izi nizi turi ko nabyo babihwiswa byaba byiza muhaye titre akahaba nk'umuntu uri mu kazi uri muri mushinganizi nizi kuko ubona atari umufana usanzwe cyane ubona ari umuntu dese umuntu utinyuka gukoresha inama abakinyi perezida adahari si umuntu ubonetse wese ariko urumva inama iyo nama uvuga urabizi ko wese gatara ahari Gasana Francis Fabrice yari iburaye nawe urumva rero ubwo se badahari koreshwa n'umufana mugani wa Regis oya ntabwo ari umufana ngo bamuhe titre abantu atazavuga turumva afite umubano uhari yo gutya na gutya ashobora kuba igihe hari cyo ni kimwe bamugize nka ko ari inshuti ya perezida wa AS Kigali kuva mu bwana ngo ni abantu b'inshuti baturanye babanye biganye burungana ariko urumva ibyo byose nyangire imwe hashobora kuza n'izindi oya nta zindi niyo none se ubu ngubu umuntu mwiganye w'inshuti yawe uyaza hano akaza gukora ikiganiro arizo muri titre muri AS Kigali bashobora no kumugira CEO wayo kandi bafite SG bafite team manager kubona ikipe Rayon Sports uyu munsi ko Prosper ari hafi ya afitiye titre ibyo mu makipe ushobora kuba hafi y'ikipe ukayifasha nabyo urumva rubashije contribution zikenewe ukazitanga kuko si y'abafana biroroshye ku muntu bakavuga ati yahawe titre nibyo ndi kukubwira baze kugira ngo ukoreshe inama ko nka Prosper ntekeza ko atatinyuka gukoresha inama mu izina ry'ubuyobozi ngabizeze igihe bazahemberwa badahari abayobozi badahari yabikora yabikora ntabwo byaba ari byo se byaba ari byo uyu wundi se uzamura amaboko ninde niwe hepfo se utari hari SG ndabona hari amadarubindi seka se nanjye ndabona seka oya ndabona atari seka ndashaka kuzera mu itaseka ikibazo bivuka ntabwo nari bifasha bitama muzamunyereka uwo mu vice president tuzakarasa nka vice president w'imfuye wa saison nibigenda neza ukuntu ibibazo bivuka hari vice president ntagaragaremo inama igakoreshwa n'umufana niwe ubudahara ahubwo mbere y'abandi aboneka gace cyane aboneka gace cyane vice president ahubwo ariko nyamara barahari rero noho ndebera uriya mukobwa usanzwe afana polisi ariko arimo guserera amakipe yose ari gukora bari guserera aba muri polisi aya ntago aba muri polisi ahubwo akora muri polisi nayisi yarazana muri ibintu by'abandame nta muyoberwa ngenda ashaka kwirebera none yabaye mu AS Kigali magnifique cyangwa ryagindi byiko ahita nerekerera iyo foto y'abantu babiri kugitaba ni Juvenal ivukiye nyine Juvenal
araziriki avuye ku gikombe yatangaje ko yakira cyari kibisi igikombe yatangaje yatangaje ko igikombe azagitwara yabitangaje byari se urumva nabonye interview ye na mugenzi mufashe kumenya undi muntu wambaye ingofero hasi ijya konti wajyane Patrick Umurireyo Rukundo Patrick Umurireyo niwe muyobozi bavugaga niwe SG unye oya nagaruri anguyo ni umwe mu bantu muri hafi cyane Rayon Sport tunashisuze mutaramu Nshimiye Joseph abijya yacimpaka yataye ibiro uzi ko ageze kugira ibiri by'itanu abantu bagenda by'ijana na 150 Nshimiye yarabitunze yatravaye kuri yaratravaye kurya no wageze bakatangira kumubwira ati sinzi ibintu arwaye kuko yaragera horodoka ata nk'ibiro 180 hari foto yindi namuhaye itari yo Yven arimo abongorerana uyu muhondo nimwambwiye wari we nabona kunje kumubona mu bicelebration ayo ni umuntu wo muri Kigali wa hafi cyane bashobora kuba nk'umujyi wari wamureze bajya kubareba dore nese yari kumubwira ati bine ndikubwira Juvenal ati nibi ariko n'inshuro ya kabiri babimutsinze ati bine cyuma wa cyuma bagata ariko nawe urakurikira tubabwiye n'iki ko nige wazanye nayise muri stade Jean-Claude Van Damme aha iyi foto ni nabonye ivuga nge iyi foto nabonye ivuga rwose iyi foto urayibona kare iyi foto nabonye ivuga iyi hari amafoto ingana yararimo mubwira ati oya Juvenal ari kumubwira seka mubwira ati muzitase ariko gutsindwa ntibivuze ko udaseka none se hari ikibazo mvuze nge ko hari ikibazo mvuze ko ivuga gusa ibyo ushaka kuvuga ni iki fair play nyine usoma body language hariya utubwire fair play nta kundi twiyakiriye ariko ibintu ngo byari bikubiye 200 nawe n'abarebe nijoro batubwira ati biriya bintu byari bikubiye 200 bitwaye isawa ritona ati regare twanazemo igisasu buriya byararangiye ati hariya byararangiye atiriya ntimuyibare twarayirangije ati biriya muri live Kiyovu kubanza 2 ayo Kigali gatsinda 4 byari bikubiye 200 Uretse byagira oya exact score imeze gutyo biragoye ko waye oya kamuba ari 2 ku busa byabaye 2 ku busa uzi nkiyo odi ukuntu yabiteye byari kubeka kare 200 byahariyo nigeze kubetingaho ikubishuro 501 nicuza ko nashyizeho 1000 wari 510 oya 501 na kimwe pro yari ikipe Bayern Munich yari yatsinzwe nihe kipe yari itsinzwe ku minota 87 urumva 87 ari 3 kimwe by'iyo kipe Bayern itera bitatu urabizi se ko uwitwa General ari Buruseli urambaye orange n'igihozo supermarket ndamubonye ari Buruseli omentegre ndagije siwe urawa orange umva o General Buruseli zira nkokora zene nakomeje kuzikira General yari Buruseli kuri ya match ni General oya sizina ari Buruseli ndabizi la veille ya match ko twavukanye ari Kigali were yari Buruseli jewe ndishwa ko yari indege ariko sizi ngo yaragiye yifite abana mbwe sana ngenda tubonye umuntu ku ndege umuntu yarambwiye ati hari kwa gatanu arambwiye ati ko mbonye General jewe no nahamagara n'abantu bari Buruseli barambwiye ati General ari hano mu Birigi ariko ikiza nuko yaregeye biyunze na president yagiye biyunze na president barabunze surabunze se biyunge nibwabaye hagati ya president ahubwo ngira ngo yaragiye guperereza rebe si ibi bintu bibaho koko by'abantu bakira i Buruseli bibaho yagiye kureba ko bikora wareba niba bikora koko nonyabye aya ni coincidence ngo bashaka ko ari business yari yagiyemo acuruzi ku gatanu byo ari Kigali business ibintu byo kumera nk'impu ngo ni ibintu by'impu bari bagiye ku gatanu ari Kigali byo ndabizi nende General oya byo macibari mu Burayi ku gatanu mu saa 10 cyo umuntu yarambwiye ati ndamubonye yuri indege kereka ubwo nimba aragenda mu masaha ya nimugoroba naryo mu masaha ko twavuganye amasaha ya kare nubwo yavuze ese ahunze amagambo yatangaje ngo ribita muhamagaza cyangwa aya igire none se igihe yatangarije igihe gishize ayatangaje ubita General Ndorimana Jean François Regis igihe General ko nuva yabasekejera numutse bibaye ari
witwa ryo hari umuntu Ndorimana General Ndorimana Jean François Regis hari umuntu yabari nk'umuzayiro umubwiriza hari umuntu yarambwiye ngo nyine bari kubunga ngo general ngo yakubise hasi ipfukamira avuga ati perezida narakubeshye ndavuga nti ntibibaho nta general upfukamira umuntu ubaho oya yashyizemo umunyu ibyo ari byo byose ariko ibyo ari byo byose general ntabwo yapfukama utsibye bya bintu by'ibitangaza ntabwo ikipe nka Kiyovu yakatsinze 2 ngo itsindwe bindi nyuma yaho ntibibaho hako byaba niba ntibisanzwe nibwo bwa mbere ubundi muri no championnat yacu y'amateri maze kubona amakipe turira kimwe cyonyine akaba yarayisirukana umutoza niba ari byo gutsindwa bya football Juvenal yari kugomba gukwirukana uyu mutoza niba muna guhenga ira foto sho kwivuga makira nanjye nyine oya sinibaza ko oya reka tube realistic muri iyi situation oya ikindi shimiye Joseph shimiye Joseph match no gutsindwa burya shimiye Joseph ameze n'umuntu burya uzi gutera urwenya kandi burya ntiyanduranya ku bandi hano mu bano bayobozi bandi bari kumwe biroshye ko nubwo Juvenal yatsinzwe ariko shimiye Joseph yamuganiriza nk'umuntu asanzwe oya ni kumwe nibayingana ariko nibisanzwe biriya kwa ndabona ntago wavuga oya ndavuga nkaho kuri Joseph ari ukuntu umuntu agutsinda ukiyakira ukavuga ati nta kindi narenzaho kuba nsinzwe nta kindi kintu narenzaho nibyo ngibyo gusa ari ku Kiyovu kare Juvenal aravuga ati mu kwezi kwa mbere iyi kipe abantu baza ko nta kipe irava ku gikombe oya na APR noneho uzi wenda abantu bataze kujya mu byifuzo ariko bibaye APR ku kirarane harya APR ifitanye match na Rayon ntitari kirarane Celestin Kigali ahubwo ejo ariko na Rayon Sport 17 match sans iyo match uzi ko bikomije mu ino mibare APR kazatsinda Rayon championnat yo MBC complete yabifite amakipe nka 5 anganya amanota n'inota rimwe cyane kandi ubwo bizaba ari roturu igiye guhita itangira iyo si match ibana isoza se ari yaza bisoza kwamaze kugera hasigaye match 14 ze general yitwa General Ndorimana General na nyakabyinirira Mr General umwita Jean François Regis vice president wa Kiyovu cyane yurinde aravuga ati ibintu nubwo bikaze business irakomeza Kiyovu rero ntabwo iravaho nyirizina ariko dore indi kipe none yagarura ibintu mu murongo biteye ubwoba bura nka gorira yibe inganyije na Rayon subugura ntizashyiramo ko amanota bari yafite nibagombye gushyiramo akubureyo haje akavuga ati iyi kipe nayibaye manyobye gatera ari tayari gatera ariko ntabwo yarigera gatera nta rutashye yamaze kugaragaza ibimenyetso ko yatwara igikombe sinibaza ko ari haje wayitambika na atatu kandi uko ko azayabona bayakora amanota ye 17 ni menshi 17 kwa haje umuntu bita gatera manze ashaka kwikane ukajya ararusha 10 kugira ngo sigurira usanzwe uzi ebyiri za nyuma razirusha 10 ukugira ngo sigurira usanzwe uzi gatera yayikanira ukavuga ati uyu ni ayidawuti gatera ni umukozi biragoye gatera ni umukozi biragoye isi ni kirarane cyejo ubundi kwa gatatu ahubwo tujyana kuri match ya Rayon Sport tujye kuri match ya Rayon Sport tudukomerezaho by the way itushyiramo amashusho ya Rayon Sport ejo Rayon Sport nishaka gutsinda bitandatu igihe aya ntago byashoboka Rulisa yimanye rujeme match warayirebe nayirebaga mbirizi ntagomba kubona jaune ya kabiri na rouge wenda umva ndatureba highlight hari ibyo ntago nigeze mbibona kuko abantu wigeze ubibona yarasunitse umuntu agakubita hasi afite jaune kubwira ngo mu mashusho nta hantu match riri guca kuko umufatanye kuri werekana match yapfunyikiye abantu kibiribiri